waruje kudusura usanga simpari wiha karibu tangira gukabakaba umwana wanjye reka nkubwire ntabwo satani nzayiha umwanya mu rugo rwanjye no mu buzima bwawe sohokera uvira kuko nta keza kawe uriyerobeka ukigira umuntu Kristo ukiyebeka ukaza kunyiyegereza n'amagambo meza n'ibiki byose ariko uri ikibi wa mukobwa uri satani yayindi ihetse amahembe arindwi sohoka ntarazamura ijwi ryanjye ngo nkore ikintu kitagakwiriye gukora Mari nta kibi nakoze ahubwo twasenga sohoka washyano dayimoni genda n'amatwangara si urumva uri koroherwa se umuriro kumara ariko uraza kumera neza ukagatonareke urumva babara he umara biragenda neza ndaje ndahamagara Mary mubwira ukuntu umerewe siko nicyo kiri cyaje bikanguye ku mazi Cecile kanguye ku mazi ndabizi ego kagata imbuto se ntabwo zishaka Cecile utajya urabahute abakobwa mu Rwanda nabi koko akiri Cecile sorry ndashyiraho imbaraga akira ukunda ishyano ari ukuri kabucura akira turarwana shamana yanjye iyo urwaye ndabyanga abona ukuntu bawigize ukamamagare mama urumva amaherezo ari ayahe kamba warumvigishe gato amaherezo urumva ari ayahe mujyane kwa muganga ndamuhamagara nyuma akira abanzo ye kamba barabasubizwa mukunda subize gakira mbabarira si wambabariye kuko ubona ko ikabirambabaza ngamaro akakonyine kubera iki se Nkavuyeho mba nkavuyeho ndatashye mba maze igihe nawe urabizi nabinaha none se amakuru y'iminsi se umeze neza hano muri karitsiye ibintu ni nta mahoro nta mutima mubi umeze neza se amahoro ya he ubwo rero mutashyira mu gihe mu rugo rwawe yego komanda ntabwo uzi bisigaye bibera mari iwanjye iwawe nyine iwanjye iwawe cyane ntabwo ubizi umugore wasigaye yirwa bungana n'agasore yatembana n'agasore simva umugore wanjye umugore we washatse si ubundi uba hehe so wagira ngo uri kuvuga umugore wanjye nzi niwe uzana abazana iwanjye abasanga iyo bari umugore ntabazana iwanjye abazana iwawe buri munsi sinzi sinakubwira ninde waciye aha ninde waciye aha umva nayo iri muri ikotsi niyo umugore wawe n'abasore urabizi neza umugore wanjye uramubona ariko se urareba njyewe kungana nguko umugore wawe muyoboye byaba rimwe by'amagambo abantu muri karitsiye biga bateranya abantu urabona njyewe none se
umugore wanjye arankunda ntabwo yazanye ntabwo muri ibyo bintu wimubeshye umugore wawe aragukunda ko aho urukundo rwawe rwaciye haca n'urwundi bwo bite mwirirwa muvunikira nabo namara kugenda akinjiza ingirwa z'abasore sawa rero none urumva ari bidanje ubwo rero nawe uratashye ndakuba n'amabaga rero ubwo wari uvuye mu kazi yewe mu kazi nose nubibona ukuntu mba naniwe mba nagiye amasafari naniwe ngaho genda rero genda uvugana n'umugore ase urabizi neza ni umugore wanjye uri kuvuga urabona nkubeshya se ibyo mvuga ni iki se ufite kibyemeza ko ari umugore wanjye ahubwo se n'iki kibyemeza none duhagarara ngaho genda ujyeyo uri kutagusangayo yirirwayo ararayo uri kubyumva dore najwe twarakubitanye bavanye ngo muri siporo ahubwo ngewe nari nzi ko utakibana nawe byarangiye byaba ari byandi by'amagambo yanyu muri no karitsiye nta by'amagambo biri serious Mana mfashe ibintu koko nimba umbwiye ari ukuri Imana igufashe pe kamureke ngende nakundi nyine wakoze basi uza abantu usuze na papa w'abana sawa ntare numva ikibazo ari iki agatambaro kanjye nkashyize ushaka kuruka oya nabyo se birimo ibi bintu byanga kubi mana yanjye sisita wanjye mukize shira wese urumva ariwe muti banza wige ndamuhamagara sibyo yareka ngo numara ndamuhamagara gerageza bravo wongera gato nshaka wose uwumare sibyo urabizi ko mukunda sibyo se kose tuvuganye ko umara imbwa atajya kwa muganga sibyo Sheri? Ni muntu ki? Sheri ninde? Ntabwo ari kubasha kuvuga. Wowe ninde? Yarenze, ndi umusaza. Ubu ni bwa bugabo birirwa bambwiye. Uri kumereza iki? Ko mbona uriya nawe wamugabo. We. Kareba nabi. Sheri, wowe uwahe wowe wa kigabo? Nakubwiye ngo ndi burowe. Ubaye burowe kuko nje? Kuko uje? Njye uranzi? Oya, ndi burowe. Njye uranzi? Mu maraso ntago nkuzi. Ahubwo uri. Uyu ni umugore wanjye. Wowe umufashe gutyo ngara. Wawe gute kandi tutakuze mu muryango? Sheri, iki kimara cy'umuhungu ni cyahe? Uyu muhungu ni uwahe? Kumbona areba nabi. Umugabo Baby, iki kimara cy'umuhungu ni cyahe? Waretse kumusakuza katari kumva.
we ntabwo tubasha kuvuga mva nkubwire wowe va hejuru umugore wanjye kwanza wowe bro waretse ibi nibyo wirirwamo iyo nagiye mu kazi ibi waretse bro wowe twumvikanye ntabwo wumvishe ibyo nakubwiye ibi nibyo wirirwamo iyo nagiye mu kazi wirirwa uzana abagabo noneho ku buriri bwanjye iwanjye wandike wese basi tukabikemura neza we uyu ni uwaye sisi aba nibo ase ubundi wabaye iki urabona atarembye arwaye kuko ambonye oya ararwaye amabi yanyu wamusigaga ibiki ubundi ni amavuta ntabwo yabona wakiga nta muntu uri hafi ngana barera ayo wajya urukina kumva atume bishaka Karibu. Mari ni wewe? ariko se koko nyine nkawe umeze utese Sawa. ndabona amasengesho yarabaye amasengesho Nise mari kuri ariko se oya ngiye ibintu mbonye biranukuru nubwo no kwinjira no gusoma bibiliya Ijambo ry'Imana ni ryiza irakomeza rigema numva nyine mu mutima hajye umuntu atentebuka ariko usomye ijambo ry'Imana bigusubizamo imbaraga mu kintu ukumva umeze neza ukumva wageze mu ijuru nakoze ngiye hari ibintu bikomeza kuncumura erega ejo bundi urahagurutse ubwo se n'iki wavuze imbere yawe nibyo niba nashimye Imana ngo Imana yamaye umugabo by'ubura ejo bundi bazakura ngo gusa wavuze iki kuba se nashimye Imana ngo mumaze imyaka 40 ndi isugi ibyo ntabwo birenze Yesu we umva ibaze nayo imyaka 40 nta mugabo urankoraho nta kintu ngomba kubishimira Imana kuko hari abana benshi bamaze bakiri batoya hari abamama benshi basambana bafite abagabo hari kuwiteka Imana yangiriye ubuntu ngomba kwishima bajye banseka ariko mvuga uwiteka Imana tuza sugiwe ngaho uzagende umugabo uzaturuka kuwiteka nta n'umuntu wanagushobora murabura kujya gushaka umugabo ngiye burane nzi ko aricyo kintu ugiye guhagarara imbere uvuga ati Imana yansezera tuza bwema icyo nicyo kintu Imana yansezeranyije umugabo bikumva hanyuma twebwe ntabwo nirirwa njya guhamba imbwa kandi nta n'ijambo ry'umunyagara imbere y'uwiteka ahubwo yo warayihambye ziraje zikumireho hanyuma ejo bundi ngiye gukwiye gukizwa nawe ukabona umugabo ejo bundi naramubonye ejo bundi baraje bandange bwa nyuma mu itorero ahubwo se umve ejo bundi kuri 15 ndaje muzanira mfite aka kanya ukijijwe ejo bundi nta n'ugurana bijyamo neza isi umugabo mwebwe mango twarasenze imyaka n'imyaka kumva mubwire sheri wanje weva muri ibi ngibi mu minota itarenze 15 sheri waraje guhamagara sha ntabwo nareka gusenga n'incanzagira imyaka 100 nganje n'uwiteka gusa niyitamuma naho amasezerano atasohora sinzava ku mwami wanjye reka mureka no kumeza kunsakuza ariko amfitasi yose rihema umve ndaje ejo nzayikuzanira siko shanza butawe ko Imana ishimwe mama komereza aho ngaho bana we nishumu ibintu ukoze ni ibiki njyewe se ahubwo wowe mbwe kubera iki utumye ubundi si igisambo ni musaza numvishe ngo ni umugabo w'uyu muntu ariko ntabwo tumuzi none se ubundi si igisambo wajibasha tutubaguka tujyana kuri polisi none se urabona nirwarize se kubera iki ngwino nuko mahusha aragucitse none se uyu nguyu araducitse wa mugabo aragiye musaza akora iki mahusha mutiga none se do n'uyu nguyu arimo gupfa uri guhumeka cyangwa n'igize kijura mahusha Yesu we nishe bosi byuka usuku kazi bazamemba bosi Yesu ndabigenza gute musaza we yansize falo umbo ena waracitse Imana nyagasani bosi byuka nuko ntabwo nari mbizi bosi byuka marusha rero ntondarize bambiziganisha Mana nyire ngabo bosi kutabyuka bosi ubundi sengeye naje hano nje gusaba akazi ntabwo nari mbizi marusha ushunda akora iki yemwe ni mu ntabare bosi ngo bosi ngarapfuye ariko ntabwo nari mbizi use ndabigenza gute bose noneho baramfungira hehe Mana we bosi byuka ariko ase byuka ngo ntumva ngo byuka mabuje Yesu
reka nzi njya gufata ibyanjye nigende ndabona amabusha nawe ntabashe no kweguka na boss yansize mwirirwe iwe mana yaje naringiye kugenda ariko nibutse yuko mabusha atanama none se mabusha nawe urapfuye usuko ko mabusha wanjye twari tubanye neza uwiteka we tumva mbuze icyo gukora se ngende musize ubu bose tumva ko kakagitera kugira ngo simfite nawe kujya ndi n'imfubyi ahubwo reka nkwereka reka mpamagare muganga niragira nkamwere muganga bine nigendera ubwo nta kindi cyo gukora gihari ni muganga ari ambilansi ni ikindi buhamagare gusa ubundi iki shama ngese cyane witeka akazanguza muri aka kazi hana yacu acureka mamaga icyamu witeka ugirira imbabazi imfubyi n'abatagira kivurira akazankura muri aka kazi ningo n'urundi uhonotse sha akamamagare ntumve uko bigenda halo ye mudutabare hano habaye gusida ikomeye mana nubwo nihagarara ariko ndapfuye igihe nasenyeye ubutayu rurebana mana nziza yuko kwambara ukanseza amasezerano mana kwatabaye mana yazagiye ugatabara ahantu ugatabara ndi mana njye wamaye umugabo koko mana igisuzugurira hano hose nukunseka nukunyita agakecuru nukumva yego ndagusenga mana wandengeye wanyweye igisuzuguriro cya satani kuko mana uyu munsi ngiye kurambarara mu butayu ndare mu mazi ngire gute nanone utansoreza amasezerano ntabwo mbizi ayiwe ntabwo njyama mu nzu njya gusenga ase uyu muhungu ntuwaye mwanyije ukomeje kumbwira sinzi ibintu mvishe ariko ntuwaye uyu njyewe nuko naje mfite imijinya yake cyane umuntu wambwiye ko si rimwe si kabiri ngo ufite abahungu ngo winjiza hano iyo nagiye mu kazi pepe njyewe kuko uyu nguyu utamunyeretse abavandimwe bawe nese abavandimwe hari ubwo ndabakwereka bose uyu nguyu ntabwo yari ahari muri babanduza ntabwo yari ahari yagiye muri Zambia yaje rero naho ndahari aje nyine asanga nararwaye nubwo asanze turi kumwe narembye rwose uriya mukobwa niwe wankubise nimba nkubise igiki mu mugongo nimba ari igihe ntuwaye umukobwa waje uri guserera n'uburyo wankubita bro uriya mukobwa ntuwaye abaza umugore wawe mana ubwo se wa mutantine wacu wa mukozi wa hano kuba utagusobanukiwe nyine wumva yanabikoze nusaba abahungu birirwa bazana n'abaye barambeshyira ntabwo ni abandi ni wowe ngo ndabona ntabwo bajya baza rwose mani siko mwanyishe ndumva umugongo iki kandi ukubera byose wowe habaye
rero kutamenya bose umusaza wese wamwitanda ndayeme Emi ashobora n'amagambo niko dusa uwo musa kubera umujinya n'amagambo bari bambwiye turani baba muri karitsiye nose amagambo kabiri bananirisha nari mwishe iki bofre none se fresh nari mwishe ndangiye ariko nyine ariko ku mugore birumvikana uranjye ndamukunda cyane yarabimbwiye no mu buzima numva nahangayitse ariko nanjye ari njye nkasanga iniga mu buriri bwanjye nayica naje none n'amagambo bari bamaze kumbwira njye se nakurenganya mvuga narakaye kuko ntiwari kujya gushishoza sheri wabwiye prima ajya mwito Clementine mbwiye akanzanira amazi yo kunywa Crema abaza nsobanura uburyo mu biti panata abanje kubaza ariko buriya Crema nari mfite ubwoba nabonye ugaramye ntati none turapfuye sipano kubera umujinya zanira amazi boss yo kunywa byose mpita numva sinzi ukuntu mbaye nyine mu mutwe numva umugore azatuma numvaga wahwereye narabona nzi ko urahabyuka Kere zanira amazi sheri yo kunywa kanze nyazanye mawusha nane shimwe mawusha wanjye yorohewe nubwo ari kumbwira nabi iki kirahure nicyo mbonye hafi kubera ngo mumaze iminsi murwaye bari cy'amazi ariko nyine nicyo mbangukije byihuse bose rero nyine ni ukubera yuko ubundi njye nyine mawusha umwana mwiza ndamukunda musaza we ubwo rero nyine mbonye ndavuga ati nta muntu wahohotera mawusha amari ubwo rero nyine bose mukwiye nawe mabuje ntabwo ntabwo ari akunyeretse se nk'ukuva nye mabuje nyine ni umuntu mwiza bose rwose kandi nanjye ndi umuntu mwiza nawe rero rwose bose nta mutima mubi rwose ni ukumbabarira pe nta kibazo kadisi murakundanye nanjye ni njyewe ariko mfite bose mwiza bose ni ukuri kaze kuko muri bazima imana ishimwe ntawe ari umuntu mwiza mbese ngenda numva nzigumira hano mpaka mukabyara utwana uduhungu udukobwa twose ngaturera nkayengera na bahetse nduhetse ni ukuri bose njyewe nta n'ikibazo bose nubwo ntari mbaza ariko ndabakunda mbese ko wari unyishe bose ni ukuri pe nta mutima mubi ni ukubera yuko ubundi intangaho igipondo haba abajura ntigize ngo mumuruje mbese numvaga nuzuye ibintu ariko bose mbabari ahubwo ujya uncungira umugore ujye mureba mabuje aritonda buri munsi aba yagiye gusenga ni ukuvuga ava hano ajya gusenga agaruka hano ahubwo satani yaramusabye aradwara ariko ni uko utari uhari ubwo waje agiye kuba njege bufure se wanaye bufure nta kintu cyo kunywa bose murambabariye se nisubira mu kazi nta kibazo inshuti yanjye murakoze nawe imana ibintu wakoze ibahumurije nibyo twese turi abantu bakunze usanze nanjye nsanze hari umuntu uri nko kukubangamira nanjye twahita tubipfa nta kibazo ugira akazi keza bufure none se umukozi umuntu kumamagara umukozi wanyu umukozi wanyu arashimishije byataye umwana mwiza gusa yaranyishije numvise nimba ari iki yari afite mu bwakinkubise numva nyine guhumeka biranze kuvuga biranze ariko urumva ko ari inshuti na nyirabuja byose ntabwo byari kubaho iyo umwana arakomeretse famiye yanjye sibyo nyine ujye wirinda amagambo y'abantu muri karitsiye ntabwo bagukunda nawe ntabwo rega baba bagukunze sitati iyo bitora bakagutega bakakubwira amagambo nk'ayo nuko babona uburyo bwiza bagashaka nyine kugira ngo badusenyere sibyo bufure ko watuje cyane se watuje kure twimbereye twakuniganya ijambo abakundana bagutera ishyari nawe ukifuza gushaka
ngo si ko mfite igihe cyose Siko nakubonye mwakira. niyo mpamvu yabarangara ngo wari wanze no kurya gusa buriya sitanye nawe n'umwana mwiza yego uragenda biza twarakuranye narazaga nkasanga yahanaguye inkweto iyo nazaga wenda wenda mvuye ahantu naratinze yaramuberaga nkumva twakigumanira buriya turi inshuti cyane iyo yarembyemo numva mpangayitse cyane dutegereze nawe wamenya gusa yaratangiye nishimiye kumenya mvije tujya no kwitiranwa njye banyita ayimani uyu ngo niyemeye ni byiza buriya gusa warunyishe buriya nta mugabo bitaba buri mugabo wese ku mugore we abatekereza ibindi gusa nyine urisanga hano ni mu rugo gusa nanjye yari yarambwiye ngo yarashatse ariko ntabwo nari nzi ngo umugabo ni uwe ni njyewe nyine dore ni njyewe nari mwishe gusa nkikubona nahise mbitekereza niba nguyu kuvuga byari byamunaniye we ibyo byari n'ikibazo rero no kukunsobanurira byamunaniye shani njye wari urwaye usibye ko yanambwiraga ngo nguhamagare si kuki mutahamagara ntabwo afite nimero zawe kandi ko murakundanye byatangiye ndamukunda maranera ishyari maranera ishyari